Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ibyahishuwe 22 ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Ibyahishuwe ni igitabo kirimo amagambo y'ubwiru, kirimo amagambo y'ubuhanuzi, ariko kikagira amagambo abantu bamwe badasobanukiwe kuko harimo ubwiru bwinshi. Ese urifuza kubimenya? Nimba wifuza kumenya amwe mu magambo arimo, wifuza kumenya inzandiko zandikiwe amatorero n'impamvu zanditswe, ndetse n'uko byageze nyuma y'uko zandikwa, kurikirana ibiganiro tuzabagezaho kuri Me and You Empire. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Mashyaka Elize. Igitabo cy'ibyahishuwe rero ni kimwe mu bitabo bigize Bibiliya yera, ndetse nicyo gitabo cyiza kibifunga byose kuko kiri ku mwanya wa nyuma. Mbega kiza kimeze nk'umwanzuro wa Bibiliya yose. Kirimo amagambo menshi asa n'ayoberanye, agoye umuntu guhita yakumva, ariko twifashishije ibindi bitabo ndetse n'Umwuka Wera tuzagenda tubona ubusobanuro bw'ayo magambo. Ndabararikira kuzakurikira ibi biganiro byose. Niba udukurikiye ukaba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugereraho ku gihe. Mu kwiga iki gitabo tuzagendera ku cyo mu Cyongereza bita 5W's: what, who, when, where, why. Icyambere, ibyahishuwe ni iki? What? Kabiri, ese byahishuriwe nde? Abihawe nande? Ni bande bari babigenewe? Gatatu, ese yabihishuriwe ryari? Ubwo yageraga rihishurirwa? Ese niyihe mpamvu yahawe irihishurirwa? Iki gitabo cy'ibyahishuwe rero kivuga ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Atuma marayika we, nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose ko ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma aya magambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Nawe ukurikiye Me and You Empire, uri muri abo bahiriwe kuko ugiye kugirwa amahirwe yo kumva ubu buhanuzi. Muri iki gitabo Yohana yahaye ubutumwa amatorero 7 yo muri Aziya. Tugiye kurebera hamwe buri torero kurinda uko byari byifashe muri icyo gihe, ndetse n'impamvu bahawe ubutumwa. Tunarebe uko byaje kugenda nyuma yo kwakira ubwo butumwa. Ubwo Yohana yahabwaga ubwo butumwa, itorero ryari riri mu gihe cy'akaga, ryari ririmo rirarenganywa bazira kwemera ndetse no kuvuga ubutumwa bwa Yesu. Yohana nawe rero yari muri abo ngabo barenganywaga. Hari ikirwa cy'Ipatimu bajugunyagaho abantu bose bemeraga Yesu cyangwa se bamwizeraga cyangwa bakavuga izina rye. Yohana mbere yuko bamuhitayo babanje kugerageza ibintu byinshi kugira ngo bamwice, ariko biranga. Bamutetse mu amavuta yahiye rwose, ariko ntiyapfa. Baravuga bati reka tujye kumujugunya kuri kiriya kirwa, kuko kiriya kirwa byari bigoye ko umuntu yakirokoka, kuko bakitaga ikirwa cy'urupfu. Ni ikirwa cyabagaho inzoka nyinshi zifite ubumara,
kiriho imbeho ndetse n'ikirwa kitabagaho ubuzima umuntu yabaho ngo arokoke n'amasegonda makeya. Ariko mu gihe Yohana yari ari aho ngaho, we yumvaga ko agiye gupfa, ariko nicyo gihe cyari kugira ngo Uwiteka amubonekere amugezeho ubutumwa yari agiye kubwira itorero ry'Imana. Iki gitabo cy'ibyahishuwe cyandikiye amatorero 7 yo muri Aziya, intara yategekwaga n'Abaroma. Iyo ntara yari iri muri Aziya ubu ngubu hitwa muri Turikiya. Ntabwo Aziya ivugwa hano ari umugabane w'isi. Mbere na mbere Yohana arifuriza abo mu matorero ubuntu ndetse n'amahoro. Ubuntu ni ukuvuga ibyiza n'imbaraga bikenewe mu buzima bwa buri munsi k'umukristo. Amahoro aturuka ku kwihangana no gushoboza uwizera guhangana n'ibimutoteza, umubabaro ndetse n'urupfu bwarwo. Impamvu yakoresheje iyi ndamukanyo ni uko itorero ry'icyo gihe ryari riri mu gihe cy'akarengane, gutotezwa ndetse no kwicwa. Birumvikana ko bari bakeneye ijambo ry'ihumure ndetse ribakomereza gushikama mu buryo bw'ibihe bari barimo. Muri iki gice cya mbere ku murongo wa 4 hari umurongo turi buze gusangamo yavuze ngo imyuka 7. Ubusobanuro bw'iyo myuka 7 hari abantu wabaza ntibamenye neza iyo ari yo, ariko ubusobanuro bwimbitse turabusanga mu gitabo cya Yesaya 11 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Hatubwira neza iyo myuka iyo ari yo. Muri icyo gitabo cya Yesaya 11 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3, umwuka wa mbere turasanga ari umwuka w'Uwiteka. Umwuka wa 2 dusanga ari umwuka w'ubwenge. Umwuka wa 3 dusanga ari umwuka w'ubuhanga. Umwuka wa 4 dusanga ari umwuka wo kujya inama. Umwuka wa 5 ni umwuka w'imbaraga. Umwuka wa 6 ni umwuka wo kumenya Uwiteka. Umwuka wa 7 ni umwuka wo kumwubaha. Tabo ni imyuka 7 twabonye haruguru bazaba bari kuvugaho. Ahandi turi bubone muri gice cya mbere ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4, naho turi busange haza kuvuga ngo imfura yo kuzuka. Imfura yo kuzuka ivuga ni Yesu, kuko ari we wa mbere mu bazazuka bose ngo babeho mu bugingo bw'iteka, kandi akaba umwami utwara abatware bo mu isi. Ubwo rero imfura yo kuzuka nta wundi uzaba uri kuvugwa ni Yesu. Muri iki gice kandi turasanga Yohana, aho Yohana yabanje kuvuga neza uwamutumye. Ku murongo wa 7 havuga ko uwo ninde uje, bagasubiza bati ni Alpha na Omega. Niwe waremye ibintu byose uhereye mu ntangiriro, kandi niwe uzasoza umugambi w'Imana ku muntu muri iyi si. Nk'uko Alpha na Omega ari inyuguti imwe mwibanza indi gaheruka zo mu rutonde rw'Urugereki, ni nako Yesu ari we ntangiriro akaba n'iherezo rya gahunda y'Imana muri iyi si. Ni nawe soko akaba n'iherezo ry'ibyaremwe. Akarusho kandi ni umwami Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho, niyo ishobora byose. Ibyo biri ku murongo wa 8. Bisobanura ko Uwiteka bisobanura Uwiteka. Mbega Uwiteka nyine niwe wahozeho kandi azahoraho, uwo nta wundi ni Yesu. Aho twasoza tuvuga ko mu buryo bw'ukuri Yesu ari wo mu isezerano rishya, ariko ari nawe wo mu isezerano rya kera. Ibyabaye kuri Yohana turabisanga mu gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Mu gihe
Yohana yerekwaga ibyanditswe muri iki gitabo yari aboheye ku kirwa cy'i Patima ahorwa Kristo nk'uko twabivuze haruguru. Kimwe n'abo yandikiraga bose baratotezwaga. Ubwo rero bakaba bari basangiye kwihangana bahabwaga na Yesu kimwe n'ubwami yasezeranyije abe. Yohana nubwo bari bamujugunye ku kirwa cy'urupfu ndetse aziritse, icyo gihe we yari ari mu mwuka mu buryo budasanzwe ku munsi w'umwami wacu, aho biri ku murongo wa 10, aho avuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Byaba byiza ibi bintu ugiye ubireba ufite na Bibiliya kugira ngo ujye usoma umurongo neza koko kugira ngo nabo babashe kubyumva neza. Bishoboka ko hari ku cyumweru, nubwo bamwe kandi benshi bemera ko umunsi w'umwami wacu hano ni ukuvuga umunsi w'Uwiteka nk'uko abahanuzi bawuvuga. Ubwo yumvise ijwi rirenga nk'iry'impanda rimubwira kwandika icyo abona, maze igitabo cyo akacyoherereza amatorero 7 yo muri Aziya. Aho ni ku murongo wa 11, ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Mu gihe ahindukiye kureba uwavugaga, abona usa n'umwana w'umuntu uhagaze hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Ubwo uwo Yohana yabonye niwe mwami Yesu. Kugira ngo twumve neza ko yamubonye, reka dutekereze ko umwuka ashakashaka mu mibereho yacu ibimenyetso byose byatuma tubona mu buryo busobanutse bw'imitekerereze y'abantu, iby'ubwiza, iby'uburanga n'igitinyiro cy'uwo uje ari we Kristo. Aho ni mu Byahishuwe. Ubundi nyine uburyo Yohana yabonyemo Yesu ntago ari uburyo ari kubasha kudusobanurira twebwe ngo tubyumve abantu, kuko nyine ni ubintu ubwenge bwacu butabasha gushyikira. Niyo mpamvu yakoresheje ingero z'ibintu twebwe tuzi ubwenge bwacu busobanukiwe kugira ngo tubashe kuzabisobanukirwa, kuko uko Yesu asa nta muntu wabasha kubisobanura, uko ijuru risa nta muntu wabasha kubisobanura. Niyo mpamvu yakoresheje ibintu by'ubwiza bizwi twebwe tuzi, uburanga n'igitinyiro, kugira ngo tubashe kubyumva neza. Naho ibintu yabonye ntabwo yari kubona ukuntu abisobanura akurikije uko yabibonye. Tuzi n'ihwanye n'ubwenge bwacu kugira ngo tuzabashe kubyumva, ariko nyirizina ntago uko yabibonye, uko yabitubwiye nyine ntago ariko byari biri. Ni uko ubwenge bwacu ibyo tuzi mu isi nyine ni ibyo ngibyo. Niyo mpamvu yagerageje kubigereranya nabyo. Ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18 tugiye kureba aho Yohana noneho yasobanuye Yesu uko yari ameze, uko yamubonye. Yari yambaye igishura ku murongo wa 13. Ibyo birebana n'umwambaro muremure w'abatambyi cyangwa se abatware. Hano nta gushidikanya ko ari igishura cyo guca imanza. Umushumi w'izahabu mu gituza nabyo biri ku murongo wa 13. Tubifatanije na Yesaya 11 ku murongo wa 5, twavuga ko umushumi uvuga gukiranuka, ubudakemwa mu buryo aca imanza. Ku murongo wa 14 n'uravuga ngo umutwe n'umusatsi byera. Ubwo ni uburyo bwo kwerekana tubusanga no ku mukuru nyir'ibihe. Byose biri muri Daniel 7:9, mu gihe mubisome murebe. Byakunze kujya bisobanura ko ari umucamanza uhoraho cyangwa se ubwenge n'ubutungane bwo guca imanza kwayo. Ni Imana bavuga hano. Amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Aho ni ku murongo wa 14. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko Nyagasani afite ubumenyi butunganye no kumenya ukuri atabeshya. Ntabwo ushobora kumuca mu jisho. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke. Umuringa ushushanya guca iteka.
icyo bivuga hano ni uko umwami agiye guca iteka ku matorero arindwi, akemera ibyiza, ibibi akabyanga. Ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi, aho ni kuri 15. Hano igitekerezo kirimo ni ububasha n'igitinyiro. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi. Inyenyeri mu murongo wa 20 zavuzwe kuba ari abamarayika b'ayo matorero arindwi. Bivuze ko izo ntumwa indwi ziri mu kuboko kwe niwe uzigenga, ubwo muri make ni nawe uzitumye. Ngo mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Inkota ni ijambo ry'Imana. Abaheburayo 4:12. Hano ni umurava n'uburyo budasubirwaho abwira n'ubwoko bw'Imana, nk'uko bigaragara mu nzandiko ku matorero arindwi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Nta gushidikanya ko ikivugwa hano ari ubwiza. Kristo abonwa mu bwiza burashe. Duteranije ibyo bitekerezo byose, turabona Kristo mu bwiza bwe bwose acira urubanza amatorero arindwi yo muri Aziya. Nyuma azaciraho iteka abanzi be. Ariko rero urubanza ruzabanziriza mu bo mu nzu y'Imana. Petero 4:17. Urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana. Nongere mbibasubiriremo ngo urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana. Byanditse muri Petero 4:17. Yohana akimara kubona ubwiza bwa Yesu, byatumye amwikubita imbere amera nk'upfuye. Ngo ariko umwami Yesu aramukomeza, amubwira ibimwerekeye n'iby'umurimo yakoze. Biri ku murongo wa 17 n'uwa 18. Kubera ubwiza Yesu yari afite, ntabwo wamurebesha amaso y'umubiri ngo bikunde. Niyo mpamvu Yohana yikubise hasi. Mu isezerano rya kera, abantu bumvise ko babonye ubwiza bw'Imana butabonwa bapfa. Ariko rero ubu Kristo yarapfuye kandi yarazutse. Ibyo bihesha abantu gushobora kureba ubwiza bwe kandi bakabaho. Izina uwa mbere n'uw'imperuka biri ku murongo wa 17 ryitirirwa Uwiteka Imana. Ugiye muri Yesaya 41 ku murongo wa 4 na 44 ku murongo wa 6 urabibona neza. Ubu rero hano Yesu avuze ko ari Uwiteka. Uyu munsi reka tube ducumbikiye aha. Mu kiganiro nzabagezaho ubutaha, nzabagezaho inzandiko indwi Yohana yanditse ziri mu gice cya 2 ndetse n'icya 3. Inzandiko yandikiye amatorero yo muri Aziya. Izi nzandiko zishobora gufatwa mu buryo butatu. Ubwa mbere zivuga imiterere iriho muri ayo matorero arindwi mu gihe Yohana yandikaga. Ubwa kabiri zirerekana imiterere y'ubukristo ku isi mu mateka yabwo. Imyifatire dusanga muri izo nzandiko, hari ukuntu yagiye aboneka muri buri kinyejana. Ayo matorero yagiye aboneka muri buri kinyejana uhereye kuri Pentekote. Dukurikije ibyo rero, izo nzandiko indwi hari ukuntu zisa n'imigani irindwi dusanga muri Matayo 13. Ubwa nyuma izo zandiko zirerekana urukurikirane rw'imimerere y'amateka y'itorero. Buri torero rikaba rihagarariye igihe iki n'iki. Atari kuvuga ngo ni cyagiye rwanditswe gusa, ugasanga nimba itorero ryo muri Efeso rishobora kuba rihagarariye iki gihe turimo cyangwa se ikindi gihe kizaza. Imyitwarire rusange y'imimerere igaragajwe. Benshi bemera ko inzandiko 3 zibanza zikurikirana na enye za nyuma ziri mu gihe kimwe. Buri rwandiko rukageza ku gihe cyo kuzamurwa kw'itorero. Murumva ko za nzandiko nubwo zanditswe icyo gihe, ariko n'ubundi zari izandiko zizahoraho bitewe n'uko zanditswe ndetse n'ibyo zanditse bizasohora.
ni ukuvuga ko ari iby'icyo gihe byarangiye, ariko hari n'ibindi bitaraba cyangwa se birimo biraba muri iki gihe bitewe n'izo nzandiko icyo zivuga. Ayo matorero rero tuzasangamo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Filadelifiya, Lawudokiya. Ntimuzacikanwe rero, ubutaha muzabane natwe. Imana ibahe umugisha.